ariko umukozi w'Imana nkunda cyane yararirimbye ngo nzafata ibintungisha Imana ngo mbigire impamvu yo kuyegera. Haleluya! ngo mbigire impamvu yo kuyegera. Nzafata ibyakagombye kumpungisha Imana. Katori yaramandeke. nzafata ibyakagombye kumpungisha Imana. nzafata ubupfubyi bwakagombye kumpungisha Imana, kuko ni questioning anyibaza ngo kuki wemeye ko mba imfubyi. Nzafata ibintungisha Imana. Umugabo wanjye urara nkubita usinda tutesheje umutwe muri inzu, mbigire impamvu yo kwegera Imana. Nzafata igisebo cy'uko umwana wanjye ari mu rumogi, ari muri drugs zitandukanye, ari mu rukozasoni hariya na hariya abantu bose babizi, mbigire impamvu yo kwegera Imana. Haleluya! Nzafata urugo runaniranye abantu bose bamaze kubimenya ko runaniranye, rwa rundi bantuka abantu bumva, rwa rundi bantukira mu bashyitsi, rwa rundi runkoza isoni, rwa rundi nzaniraho aba n'aba, ndufate impamvu, ndigire impamvu yo kwegera Imana yanjye. Haleluya! Uyu mugore ngo umukobwa we yatewe ni dayimoni. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugore umukobwa we yatewe ni dayimoni. Harangije ajya kureba Yesu, abizi neza ko adakizwa, abizi neza ko ibiryo by'abana atabyemerewe, yagiye abizi mu mutima we. Niyo mpamvu yatinyutse akavuga ngo basi utuvungukira. Dutinyuka muri konseri winjiremo, utinyuka mu giterane winjiremo. Nubwo hano habaye n'iby'Imana jya ujyayo, nubwo ugifite umugabo kimeze gutya, nubwo nawe uzi ko kimeze gutya, utinyuka ujya imbere y'Imana nta kibazo, ntabwo ari guciraho iteka. Ngo Zakayo ari muri icyo giti ashaka kubona Yesu, nawe arimo arunguruka gutya, ngo Yesu arahinguka. Guess what? Ntabwo yabonye bya bihumbi, ntabwo yabonye bya bihumbi byuzuye aho, yarabibonye of course, ariko yarebye ngo mu giti. Haleluya, haleluya, haleluya! Yararamye areba mu giti, ngo abwira Zakayo ngo ururuka kuko uyu munsi ndarari wawe. Haleluya! Ururuka kuko uyu munsi ndarari wawe, ururuka kuko uyu munsi ndarari wawe. Umukozi w'Imana umwegeze kuza mu itorero avuga ngo nibaza ko Yesu aje yahenguka he. Bene dako kantu tujye tukibuka ryo dushaka kwigira abanyedini ba cyane tugakabya, ako kantu tujye tukibuka. Yarabaje ngo Yesu mwibaza ko aje nonaha, ubu nonaha muri uyu mujyi wa Edmonton, mwibaza ko ari hehe yahingukira. Batangiye kureba amachurch dufite manini cyane andi yahatariye azwi. Wenda ntibahise banareba n'iryaba ako kanya kuko wabonaga ndarisanzwe, ariko bashobora kuba baratangiye bakareba amachurch yahatari. Umukozi w'Imana aravuga ngo nimunshakire akaritsiye ya nyuma irimo indaya n'abasinzi n'abantu bapfiriye ku muhanda bamwe ibiyobyabwenge, ngo muyimbwire. Turayimubwira. Naje avuga ngo aho niho Yesu yahingukira. Yesu aje muri Edmonton ako kanya, aho nyine mumbwiye mutinya no guca ku manywa, mutinya no guca nijoro. Aho nyine aho hari abantu abahomoresi hanze baryamye hanze bidroga bicana, karitsiye mbi cyane. Ngo aho Yesu niho yahingukira. Uwo mwanya umugore ufite umukobwa muto utewe na dayimoni amwumvise, araza yikubita imbere y'ibirenge bye. Uwo mugore yari umugirikikazi, ubwoko bwe ni umusirofoyinike. Aramwinginga ngo yirukane dayimoni mu mukobwa we. Aramubwira ati reka abana babanze bahage, kuko atari byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire imbwa. Nawe aramusubiza ati koko mwami, ariko imbwa zo ziri munsi y'ameza zirya ubuvungukira bw'abana. Aramubwira ati ubwo uvuze gutyo igendere, dayimoni avuye mu mukobwa wawe. Asubira mu nzu ye, koko asanga wa mwana aryamye mu buriri, dayimoni yamuvuyemo. Amen. Imagine urahagurutse igitondo kimwe wumva ugomba kwiringira Yesu, ugomba kwizera Yesu, uri muri situation igoye, umwana wawe yatewe na dayimoni nawe utazi aho ivuye, ushize amanga uravuga ngo Yesu nzi aho ari, ngiye kugenda ninjire muri iriya nzu mubwire ngo nanjye nyiriza umwana wanjye yatewe na dayimoni. Yesu agahindukira akakureba n'umutima mwiza, akakubwira ngo ibyo kurya byagenewe abana reka babanze bahage, ntabwo tubijugunyira imbwa. Urumva ataramwise imbwa mwene da? Haleluya! Yaramwise imbwa. Nukuri yaramwise imbwa. Yaramwise imbwa, sinzi impamvu yaramwise imbwa, ariko yaramwise imbwa. Nukuvuga iki? Ibiryo bigenewe abana, nukuvuga ngo uyu mugore ni nkaho yari umunyamahanga kuri ibyo biryo, ni nkaho atarakijijwe. Ngiye mbijyanye muri sanse y'agakiza, ntiyarakijijwe.
ntabwo yari akijijwe, wenda ari umunyabyaha, wenda ari yirunze mu bintu byinshi, yivuruguta mu bintu byinshi, yirengagiza Imana. Yesu aramubwira ngo ntabwo nafata ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Ni ukuvuga ngo agakiza cyangwa gukira indwara cyangwa kubohoka abadayimoni cyangwa ibindi byose tujya ku Mana tuyishakaho, hari abo byari byaragenewe. Ariko uyu mugore yajyanye ikintu bita resistance, uyu mugore yajyanye ikintu cyo gushira amanga, ikintu cyo kuvuga ngo nanjye nyamara nabiryaho nubwo ndi imbwa. Katorama, ni ukuvuga ngo agiye afite gushira amanga kudasanzwe, agiye yiyemeye imbere y'Imana, agiye afite confidence, agiye avuga ngo ibyo ari bumbwire byose ndabizi, ndi umupagani, ndabizi ndasambana, ndabizi wenda ndatukana, ndabizi wenda abana banjye bari mu rumogi, ndabizi wenda simpesha icyubahiro, ndabizi wenda umugabo wanjye ntarakizwa, ndabizi wenda mvuga abantu nabi, ndabizi ko ndi umupagani rwimbi. Hari umukozi w'Imana ukunda avuga ngo ndamukunda cyane, avuga ngo yari umupagani uteye ipasi. Uyu mugore nawe yagiye abizi neza ko ari umupagani uteye ipasi, asaba ibyo kurya yasabaga ko ari ugukiza umwana wari ufitwe n'abadayimoni, wari waratewe n'abadayimoni. Yesu ngo arangije amureba nawe mu gushira amanga akoresha amusubiza uko ibiryo n'iby'abana ntabwo mbijugunyira imbwa. Umugore wari uzi icyo ashaka. Ujya imbere y'Imana uzi icyo ushaka, iyo ugiye imbere y'Imana uzi icyo ushaka, ujyana gushira amanga, ujyana kwensista, ujyana gutitiriza, ugenda udasubira inyuma. Rekoti ya ramandeke aragenda, nubwo yarabizi ko ari umupagani, nubwo yarazi ko atujuje ibyangombwa, nubwo yarabizi ko atagomba no kwegera imbere y'aho Yesu ari, nubwo yarabizi na Yesu yarabizi, nawe yarabizi. Buriya uri mu bubizi, iyo uri mu bibi ubizi, iyo uri mu bibi hari umutima wo gucira urubanza ububizi. Ariko mwumva ukuntu umugore yamusubije, nawe aramusubiza ati ni koko mwami. Ntabwo abihakanye ibyo Yesu avuze, nuko mwisi imbwa ntabwo abihakanye, ni koko mwami. Ariko imbwa zo ziri munsi y'ameza zirya ubuvungukira bw'abana. Haleluya, haleluya, haleluya. Zirya ubuvungukira bwavuye ku meza. Muri kumva gushira amanga n'umugore yajyanye, zirya utuvungukira tw'abana. Ni ukuvuga twatundi abana bari kurya utwavungutse, imbwa ziraturigata zikaturya. Nitwonje kwisabira, ndabizi ko nta dissolvinga the best, ndabizi ko nta dissolvinga ibiryo by'abana, ndabizi ko ntujuje amategeko y'abana b'Imana, ndabizi. Ntugatinye kuza imbere ya papa. Katorama, ntugatinye kujya imbere ya Yesu. Nababwiye ijambo ejo bundi ndababwira ngo impuhwe zijya zimwuzura, imbabazi zijya zimwuzura. Ntugatinye kujya imbere ya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ntugatinye kujya imbere ya Yesu ngo umusabe icyo ushaka. Ntugatinye ngo urebe ngo mpagaze aha, ngo sindahagarara hariya, ndacyakora ibyaha, ndacyanuka, ndacyatukana, ndacyakora ibi, byandi byose muzi umuntu akora iyo akiri umunyabyaha. Ntugatinye kujya imbere y'Imana ngo wemere kujya mu bapfumu. Njye nimva ubuhamya bw'umuntu wagiye mu bapfumu, umupfumu biramuyobera, aramureba, amugirira imbabazi. Nabyiyumva ubwo buhamya bwaciye kuri YouTube. Umuntu yagiye kureba umupfumu aramureba, amugirira imbabazi. Imagine umupfumu aramureba, amugirira imbabazi, ngo aramubwira ngo genda usenge Imana. Nubwo amwohereje mu Mana z'abarokore, amubwira ngo genda ikibeho aha ufata amazi yaho unywe. Umupfumu niwe warangiye umuti wa muntu ku Mana, ngo amazi matagatifu y'ikibeho arakugirira neza, aragufasha. Umupfumu, Yesu ashimwe cyane. Umupfumu niwe wamubwiye ngo genda ujye gushaka Imana, niwe wenyine yakwikiriza, amurangira hari amazi matagatifu. Ntugatinye kuza imbere y'Imana uyititirizaho, uyisaba ikintu ngo nuko ukiri umunyabyaha, ngo nuko ukinuka, ngo nuko ukinuka inzoga, ngo nuko ukirara muri buwate, ngo nuko ukirara mu gaburira abana, ngo nuko. Ibintu bijya bitujyana kure y'Imana ni byinshi bene data. Ariko umukozi w'Imana nkunda cyane yararirimbye ngo nzafata ibintungisha Imana ngo mbigire impamvu yo kuyegera. Haleluya, ngo mbigire impamvu yo kuyegera. Nzafata ibyakagombye kumpungisha Imana. Katori ya ramandeke, nzafata ibyakagombye kumpungisha Imana, nzafata ubupfubyi bwakagombye kumpungisha Imana, kuko ni questioning anyibaza ngo kuki wemeye ko mba imfubyi. Nzafata ibintungisha Imana, umugabo wanjye urara nkubita usinda atutesheje umutwe muri inzu, mbigire impamvu yo kwegera Imana.
nzafata igisebo cy'uko umwana wanjye ari mu rumogi, ari muri drugs zitandukanye, ari mu rukozasoni hariya na hariya abantu bose babizi, mbigira impamvu yo kwegera Imana. Haleluya. Nzafata urugo runaniranye abantu bose bamaze kubimenya ko runaniranye, rwa rundi bantuka abantu bumva, rwa rundi bantukira mu bashyitsi, rwa rundi runkoza isoni, rwa rundi nzanira haba n'aba, ndufata impamvu, ndugira impamvu yo kwegera Imana yanjye. Haleluya. Uyu mugore ngo umukobwa we yatewe ni dayimoni. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugore umukobwa we yatewe ni dayimoni, harangije ajya kureba Yesu, abizi neza ko adakizwa, abizi neza ko ibiryo by'abana atabyemerewe, yagiye abizi mu mutima we. Niyo mpamvu yatinyutse akavuga ngo basi utuvungukira, imbwa ziraturigata, at least nyihera utuvungukira nigendere, ndabizi ko na dissolving ibiryo by'abana, ndabizi ko ako gakiza nakemerewe, ndabizi ko gukira indwara ntakagombye kukureklama nkurikije ahantu nicaye n'ibyaha nivurugutamo, ndabizi ko umwana wanjye ari umunyabyaha nanjye ndi umunyabyaha, inzu yanjye itagwesha icyubahiro, ibyo byose Yesu ndabizi, ariko ndaje naho ndi buhungireho. Wenda yari yaragerageje biriya na biriya byose byaranje, ariko yaraje. Kwenda byose byari byaranze, ariko arareba ati Yesu nzi ahantu ari, ndagiye kumwihamba imbere. Uyu mugore arashimishije cyane, agiye abizi neza icyo Yesu ari bumubwire, agiye abizi neza ko ari umunyabyaha, ko atemera Imana, ko n'umwana we ari umunyabyaha, agiye abizi neza ko bagaragara nk'imbwa imbere y'Imana, badafite umutima wa kimuntu. Agiye ariko abyumva. Wenda yatandaga n'igisubizo Yesu ari bumuhe ntago mbizi, cyangwa bamubwiye ko Yesu agira imbabazi cyane, ahubwo ati reka mpfe kwishora, ntago mbizi. Witinya kuza imbere y'Imana ngo nuko udakijijwe, witinya kuza imbere y'Imana ngo nuko umva mu mutima wawe bitaraza neza, witinya kujya imbere y'Imana ngo nuko waguye ukabivamo, witinya kugaruka imbere y'Imana ngo nuko kera wararimba none ntukiririmba, witinya kuza imbere y'Imana witinya wowe wumva ubwawe wiciriye witeka. Oya. Yesu ngo aramureba, aramusubiza bien, amureba mu maso, aramubwira ati ibiryo ntabwo wabiha abajyo by'abana, ntabwo wabihimbwa shaka. Umwana wararwaye afashwe na dayimoni and what, ntabwo ibiryo by'abana babihimbwa. Umugore aramureba ati nibyo koko, ntabwo wakabihaye imbwa, ariko imbwa kuko ziba ziri munsi y'ameza. Haleluya. Imbwa kuko ziba ziri munsi y'ameza nazo ziri utuvungukira. Ariko mpamvu ko kwizera ni ukuvuga ngo Yesu nyuma yaho yari kurenzaho iki koko? Tuvugishije ukuri yari kurenzaho iki? Ngo Yesu aramubwira, ngumva nkubwire, kubera ayo magambo uvuze, genda umwana wawe dayimoni yamuvuyemo. Ngo atashye ageze iyo ajya koko asanga umwana dayimoni yamuvuyemo ni muzima. Haleluya. Zakayo yari yarambuye abantu, Zakayo yarogoje abantu, Zakayo yari umukoresha w'ikoro niko bamwita, aturira wenda abantu imisoro, yari yaramaze abantu abayogoza, yari arimo amadeni ntabara uko angana, yaramburaga, niba agomba kugusoresha 1000 akagusoresha 10,000. Zakayo yari afite umutima utari mwiza pe, umwambuzi mubi cyane. Ariko rimwe ngo yumva quartier yose yahuriye, bagiye bari gucaho biruka, bacaho biruka. Atari ko ni ibiki? Ati Yesu wandi ukora ibitangaza, Yesu wandi uzura abantu, Yesu wandi ukiza indwara, Yesu ari guca hano, agiye guca hariya, tugiye kumutangatanga turebe. Ngo abantu biruka ari benshi cyane. Agatima karakubita muri Zakayo, avuga ati wa muntu numvishe ukiza indwara, wa muntu numvishe ukiza abantu, wa muntu numvishe ukora ibitangaza, hari muri quartier yanjye, reka nanjye ngiye kwirebera. Ariko ngo agenda ni mugufi, ntabwo yashoboraga kugaragara, donc ntiyashobora kureba ahantu Yesu ari guturuka kubera ubugufi bwe. Umukoresha w'ikora aratinyuka, wa undi wangwa n'abantu kuko abambura, wa undi wangwa n'abantu kuko abarimo amadeni, wa undi usoresha abantu ibirenze ibyo bakagombye gusora, wa undi utagira umutima. Waratinyuka. Zakayo ndamukunda cyane, ningera mu ijoro nzamushaka musuhuze. Ngo aratinyuka aragenda, waravuga ngo ariko se ko ndi mugufi ndamubona gute n'imbaga yuzuye hano hantu? Ntabwo yitaye ngo baramuseka, ntabwo yitaye ngo baravuga ngo dore wa muntu watwambuye dore uko gisa. Ntabwo ibyo byose yabihaye agaciro. Ndi kukumvisha ngo aho uhagaze ubu nonaha ntacyo wabihinduraho, uraho nyine niwe wisanze n'uri nta kundi, ibyo byaha byisanzemo birimo nyine nta kundi, urwo rugo rwisanzemo nyine nta kundi, iyo situation irimo nyine nta kundi. Ariko haranira kureba Yesu. Nzahora mbivuga, nzahora mbisubiramo,
Zakayo ngo yurira igiti, igiti kibamo ubushishi, igiti kibamo utuntu twinshi, arurira. He didn't care. Arurira. Yesu ashimwe. Arurira, ashyira icyubahiro cye hasi, arurira, ashyira ubushiramwanga bwiwe hasi, ashyira gukomera ko, ashyira amafaranga hasi, ashyira bira byose hasi. Umukoresha w'ikoro kame mu gihe nk'icyo bari abantu baba bakomeyemo da. Arangije byose arabyibagiza, aravuga ngo nanjye ngomba kubona Yesu. Haleluya. Nanjye ngomba kubona Yesu. Nubwo abantu banyanga, nubwo abantu nabambaye nabamaze, nubwo nzi icyo bantekerezaho, nubwo niminguka ari ndabizi neza ko bari bunzomere, nubwo niminguka ari bari bunjyanira inzara, ariko ndagiye nanjye nubwo ndumwambuzi ndashaka kubona Yesu. Agira inyota muri we, gira akanyota nubwo kaba gato, nubwo uhagaze muri ibyo byaha, nubwo iryo cupa ryakunaniye kurireka, nubwo iryo tabi rikikumereye nabi, nubwo urwo rumogi utakishobora kuryama utarunyweye, nubwo iyo whisky ihora mu nzu iwawe, nubwo ukigira ingeso mbi zose zishoboka navuga hano, gira inyota kame muvuge ngo nanjye Yesu yambona nyamara. Zakayo ngo yurira igiti, aragenda ngo aritaza neza mu giti, aguma ashakisha aho Yesu ari buhinguka, arahinguka hari, arahinguka hari, araguma arahagarara mu giti. Baramuseka arihangana, bamuryanira inzara arihangana, barararama bamureba arihangana. Uwo mutima uri kuvuga ngo mana simbe nsebeye ubusa, mubone simbe nsebeye ubusa, nanjye mpinguka ahantu. Ntuzatinya guhinguka mu rusengero ngo nuko uri umunyabyaha, ntuzatinyuka guhinguka mu rusengero ngo nuko ukora muri boîte de nuit, ntuzatinyuka guhinguka mu rusengero ngo nuko ufite amadeni y'abantu, ntuzatinya guhinguka mu rusengero ngo nuko wakoze cyaha, ntuzatinya guhinguka mu rusengero ngo nuko wari umugabo mubi ukubita umugore abantu bose babizi, ntuzatinya guhinguka mu rusengero ngo nuko umwana wakiri mu rumogi, ntuzatinya guhinguka ahantu hari abantu b'Imana. Hapfa kuba hari umugisha wawe, hapfa kuba hari Imana, hapfa kuba uzi ko Yesu ahari. Uzagenda ufite gushira amanga nawe uvuga ngo nanjye ngiye gufata kutuvungukira. Who knows, wenda Yesu arampagakiza. Dutinyuka Jutinyuka muri konseri winjiremo, jutinyuka mu giterane winjiremo, nubwo hano habaye n'iby'Imana jya ujyayo, nubwo gifite umugabo kimeze gutya, nubwo nawe uzi ko kimeze gutya, jutinyuka ujya imbere y'Imana nta kibazo, ntabwo ari guciraho iteka. Ngo Zakayo ari muri icyo giti ashaka kubona Yesu, nawe arimo arunguruka gutya, ngo Yesu arahinguka. Guess what? Ntabwo yabonye bya bihumbi, ntabwo yabonye bya bihumbi byuzuye aho, yarabibonye of course, ariko yarebye ngo mu giti. Haleluya, haleluya, haleluya. Yararamye areba mu giti, ngo abwira Zakayo ngo ururuka kuko uyu munsi ndarari wawe. Haleluya. Ururuka kuko uyu munsi ndarari wawe, ururuka kuko uyu munsi ndarari wawe. Abantu bose bari baraho bari bazi ko ari bari burebe kuko bakiranuka, kuko wenda basenga, kuko wenda bazi ibyo babyemera, kuko wenda hari ukuntu bamuzi kuruta. Ariko Zakayo wari wayogoje abantu, yarambuye abantu, ari umwambuzi bizwi, arimo amadeni abantu, abari wese ahita akubita amaso bwa mbere, ngo aravuga ngo Zakayo ururuka, ururuka kuko uyu munsi ndarari wawe. Ngo barajyana. Ubwo wenda afite n'ibindi yakoze aho, yakije indwara, agize utuntu hirya no hino aho Yesu yageze, murabizi ko byabaga bimeze neza. Ariko iryo joro yaraye kwa Zakayo, ngo aragenda asangira nawe, baraganira, bari gusangira, bari mu kuganira, bari muri ibyo. Zakayo yumva presence. Haleluya. Icyamukumva presence nawe gusuye, ngo yumva presence, yumva bimwirutsemo, yumva ibintu. Ngo arahaguruka nta kintu abwiye Yesu, aragenda wenyine ubwo yibwirije. Ngo atuma abajabe, baragenda bajya gushaka abantu, quartier yose irahurura iraza, abo yambuye ngo abakubira inshuro enye, arishyura amadeni y'abantu yari afite, abo yambuye akarenzaho, abo yishyuje imisoro akarenzaho, bose ngo abasubiza ibyabo ngo akubye inshuro enye, arabasubiza. Abantu bamenya ko Yesu yatashye mu rugo kwa Zakayo. Mwene data wigira ikibazo cyo kuza imbere y'Imana, ngo nuko ukiri muri ibyo ngibyo by'umwijima, ngo nuko ukigendera muri biriya, numva TikTok ugafashwa, yisharinge, numva akavideo kakagufasha, gasharinge, bavuga ati uyu yasharingaga abakobwa bambaye ubusa ejo, none umunsi ari gusharinga ijambo ry'Imana. Ati uriya nitwaranye muri boîte rako ari gusharinga ijambo ry'Imana. Nta kibazo, do it, just do it. Wabona araho Yesu yinjiriye akakugirira neza, akakuruhura. Uyu nguyu ejo nitwasangira umogera ari gupostinga ibintu by'Imana gute. Nta kibazo, do it, just do it.
ntiwishinga amaso y'abantu. Ariko imagine kubwirwa na Yesu ngo ibiryo n'iby'abana ntago ari iby'imbwa. Aba ari undi muntu w'ikigihe wenda ari gutakubita urujya agasohoka ati si wa mutipa aranatukana nyisimbwa. Ariko Yesu yaramubwije ukuri, hamwe akabona shwe ari mu gasozi kabisa ntahabarizwa. Ariko arangije ngo aravuga ngo nutuvungukira natwemera. Ndabizi ndi umunyantege nke, ndabizi ndacyacumura, ndabizi ndacyagira ibi, ariko ngirira imbabazi, ngirira impuhwe. None utuvungukira tw'abana, tuvungukira twatakaye hasi basi. Yesu ngo aramubwira ngo kubera amagambo uvuze genda, umwana wawe yavuyemo idayimoni yakize. Zakayo yirengagije amaso y'abantu, Zakayo yirengagije comment z'abantu, Zakayo yirengagije critique z'abantu, Zakayo yirengagije abari kumuryanira inzara, Zakayo yirengagije ibibi byose yarakoze, asa nk'abishyize ku ruhande, avuga ngo I have to see this man, nanjye ngomba kubona uyu mugabo. Arangije abari wabona umukozi w'Imana umwegeze kuza mu itorero avuga ngo nibaza ko Yesu aje yahenguka he. Bene dako kantu tujye tukibuka rye dushaka kwigira abanyedini ba cyane tugakabya ako kantu tujye tukibuka. Yarabaje ngo Yesu mwibaza ko aje nonaha ubu nonaha muri uyu mujyi wa Edmonton, mwibaza ko ari hehe yahingukira? Ubwo nibaza ko batangiye kureba amachurch dufite manini cyane andi yahatariye azwi. Wenda ntibahise banareba n'iryaba ako kanya kuko wabonaga ndarisanzwe, ariko bashobora kuba baratangiye bakareba amachurch yahatari. Umukozi w'Imana aravuga ngo nimunshakire akaritsiye ya nyuma irimo indaya n'abasinzi n'abantu bapfiriye ku muhanda bamwe ibiyobyabwenge, ngo muyimbwire turayimubwira. Naje avuga ngo aho niho Yesu yahingukira. Yesu aje muri Edmonton ako kanya, aho nyine mumbwiye mutinya no guca ku manywa, mutinya no guca nijoro. Aho nyine aho hari abantu abahomoresi hanze baryamye hanze bidroga bicana karitsiye mbi cyane. Ngo aho Yesu niho yahingukira. Ntabwo yahingukira mu rusengero rwa hatari, ntabwo yahingukira ahantu basenga bakavuga mu ndimi cyane, ntabwo ariho yahingukira. Hose yabaje kuhashaka iki ko bamuzi already. Yajya gushaka hahandi hari abantu biyanze barangiye, niho yahingukira. Niho mwakumva ngo Yesu ari gukora ibintu kuri 118 bya kuri White Haven inda zose ziri kwihana, ibintu biracika. Tuvuga ko ari no mu Rwanda, ubwo nabwo nzagezwa mu Rwanda, Kadirake ntabwo ikiriho, ubwo sinzi aho yahingukira. Ariko murahaza bari mu Rwanda aho yahingukira. Ahantu hari inda za nyuma ndi haraba ko babita kose, niho yahingukira. Mukaye kumva mukumva ngo mwe muri mu rusengero muri kuramya Imana muhimbaza Yesu yaje kuri 118. Yesu uko yaje kuri 118 yakijije abantu amadayimoni yabavuyemo. Niho mwajya mwebwe kumurebera musanga murunguruka muvuga ngo ese waje ntabwo twabimenye. Kuko Yesu ahora ahangayikiye umuntu utarakizwa, Yesu ahora ahangayikiye umuntu ukiri mu byaha, Yesu ahora ahangayikiye ijambo ry'Imana. Ndarikunda cyane, nzahora ndibasubiramo muri Petero wa 2:3 aravuga ngo ntabwo amasezerano yo kugaruka yaheze nkuko benshi babyibwira, ngo ahubwo arindire ko hatagira n'umwe urimbuka. Ntabwo yifuza ko ari n'umwe urimbuka, ntabwo yifuza ko ari n'umwe upfa adakijijwe, ntabwo yifuza ko ari n'umwe ujya mu muriro utazima kuko yamennye amaraso yo ku musaraba kugira ngo tuzabone ijuru. Ntabwo yifuza ko ari n'umwe urimbuka, ngo niyo mpamvu atinze kugaruka. Nta kindi kimutindije kugaruka. Yesu atindijwe nuko benshi bagomba kwihana akabona kugaruka kugira ngo tujyane mu ijuru turi benshi. Gira initiative, tuvuga ngo ndi mubi cyane ariko sinzi naho bahera. Izakwiyereka ibinyuje mu bantu batandukanye. Yesu abagirire neza. Amen.